baba ufashe nibagire kamarade Emile zirambwa zitagira inzara zo kwishima nubwo bafite uriya muti ndembera mbaga nshake andi mafaranga nirukanye imisozi nzamuka indi manuka indi ariko uriya muti nongera n'umubavaneho ariko mpagikije ngo ntabwo mumwiye none se wasize igize ikintu ukorera yiribagize mbere yuko ataragenda nibura ako se wakwengeye nta kintu nabasha gukora iyahita wowe umva mubwire ntabwo yankundira Fabien icyo watakuna n'iki ntabwo agomba kurenga ahangaha ikindi tugomba kuganira na kara kagiga ngo nakazamu none se nasohoka ku ngufu ngenda bigenza asohoka umva kurusha imbaraga rega uribagize asigaye yiyo akurusha imbaraga se ari nka cyagiye cye usigaye uteye itoko mama kanyana ari ahangaha nakanyana kandi bamushyigikiye nose kurusha imbaraga dore n'umukobwa we yaranje kwinjira mu kipe yabo wowe uyu nguyu mwibore ntacyo ariho abanza arwane n'inda ye abanza byari urumva niba none uri kubinshyiramo sigo gikemuye ariko ubundi kibazo kwa hari kandi umva buretse gato ko ikibazo wakibonye aho kiri sibyo ukaba wumva ko umuti atarawu kandi ribagize ari hano wamwishe bikarangira Fabien iribagize amwishe oya icyo kireke uretse akamanza gerageza ibindi umva ariko reka mubwire ngwino nyamara wabaye uretse nkakubwira iki nyamara ko ngiyewe mvuga ikintu mukagira nutamwica iribagiza asigaye oya icyo ntukivuge iribagiza n'umwana zanjye ari uruhinja none rero urabashaka kugira ngo ngewe ufite ubundi ngomba gukemura ikibazo wivuga ibyo kumwica byihorere ahubwo reka izina ry'Imana ushobora gusohoka ngaho ugiye kureba ba Emile we bafite ahandi hantu bagiye guhurira ibyo ntabwo byakunda tuza none uri kusheta ngo rero ngo ngende nyewe ufatira niribagiza cyangwa niba bikunaniye ariko se nabishobora wewe turushe reka ndakwereka inzira Fabio wowe urakomeza ushuke papa ngo amwice nani soni ibyo mwakoze ntabwo bihagije ariko se urabumva ari izindi nzira pe singiye kukubeshya nanjye ubwo babo babwanyishe sinanabishobora ariko nta yindi nzira ihari sibyo inzira nta yindi ni uguca bugufi mugasaba imbabazi mukemera amakosa mugahanwa mukagabanyirizwa ibihano ababyeyi bawe guhera kuri A kugeza kuri Z bafite ibyaha ndengaka Fabiola akomeje kuba Fabiola akomeje kugaragaza ubugome bwinshi cyane akomeje kugaragaza yuko ari umuntu utagira impuhwe habe na gatoya akomeje kugaragara yuko ari umuntu ukurura yishyira akomeje kugaragara ko we gahunda yo kwica ikomeje kuba ari gahunda ya yindi yasimusiga kabisa kubera ko inama arimo arajya nizo kwica gusa ese araza kubishyira mu bikorwa ese n'icyo kiraza gutuma uyu nguyu Fabiola ibi bitekerezo aza kubihagarika cyangwa se n'iki kizatuma atazongera kuba yatekereza kugira nabi iribagiza ibi byose nibyo dushaka kureba muri episode yindi ikurikira tugenda tureba neza ese ni ikihe kintu gishobora gutuma intandaro y'ibingibi byose irangira intandaro yo gutuma uyu nguyu Fabiola atekereje kuba yakica uyu nguyu iribagiza akamwica so ni nyuma y'uko rero bigaragaye inshuro nyinshi cyane yuko yagiye n'ubundi agira inama Rugema akamugira inama zo kwica iribagiza ariko rimwe na rimwe akabyirengagiza akabyihorera bigaragara yuko rero uno umugore cyangwa se uyu nguyu Fabiola ari umuntu mubi cyane umuntu agomba kumugendera kure ari nabyo bintu tuba tugomba kwirinda muri sosiyete yacu muri sosiyete y'iki gihe tukanga kugira nabi ahubwo twege tukikorera neza kubera ko muri kubona ko iyo umuntu agize nabi n'ubundi biba bizamugaruka ngira ngo mwarabibonye Rugema ibyo yagiye akora byose n'ubundi byaje kumugaruka nawe baje kumufata bamukora bya mfurambi nubwo ku nshuro ya kabiri yahise abahubuka kirukanka akabacika ntibamufate ariko bigaragara yuko iyo baza kumufata cyangwa se iyo baza kumushyikira ikintu bari kumukorera ni ukuhita bamwica nta yindi deal bari kujyana nta yindi masezerano bari kujyana ni ukuhita bamwica nta bindi kabisa so mureke rero turebe ese ni iki kigiye gukurikira bigiye kugenda gute bigiye kumera gute ese no Fabiola araza koko gushyira mu bikorwa gusa nuko nabo twabonye ko afite ubwoba arimo aravuga ati nishe umuntu w'abandi amaraso nkayabazwa nabikizwa n'iki nazabigenza gute ibi ngibi rero ni ikibazo gikomeye cyane akomeje kwibaza akomeje kuvuga ati nyamara
nanjye ubwanjye mfite ubwoba, sinzi uburyo nzabigenza, sinzi ngo ninde uzabikora, sinzi kubera ko uwo twakabwita ko ari we umuntu akagombye kumufasha ari we Nyiranambara ntawe uhari. Nyiranambara ntawe uhari, niwe muntu wundi ukagombye kuba amufasha, ugenda umutera ingabo mu bitugu. Bagendaga bapanga diri nyinshi cyane zo kuba bahemukira Iribagiza ndetse bakanahemukira uno mugabo ari we Rurangirwa, ariko ubu ngubu ntawe uhari. Ubu ngubu ari gukora diri wenyine, ni ukuvuga ngo rero ari kubaga akifasha. So mureke rero turebe muri episode ikurikira, ese biraza kurangira gute, biraza kugenda gute ibi byose. So tunabibutsa rero gukora subscribe, inshuti muvandimwe, niba uzi ko utarakora subscribe, iki ngiki nicyo gihe, ni nako kanya kugira ngo ukore subscribe, ubundi ujye ukurikirana ino filime Inzira y'Umusaraba tuba turimo turabagezaho umunsi ku munsi. ndumva nanabishaka. none se nukomeza kwicisha inzara bizagenda gute? Ntabwo mba numva nshonje. ukaba ushaka kuzabyara akana kadafite ibiro. iyo ubiriye se basi biragaruka. Ni ukumva nyine nabishaka, wumva mfite agaseseme wenda mukandaza kurya imbuto. ariko ibyo njya numva ababyeyi bose bibabaho. rero wowe ukwiye kwishyiramo yuko ikindi no gutekereza cyane, ibyo bitekerezo biri negatifu utwite ntabwo ari byiza. guhora wigunze utwite si byiza. uko wigunze ngo n'umwana wo mu nda niko amera. uko utekereza cyane niko utuma umwana mu nda bitagenda neza. ukwiye byose kubyikuramo ukumva nyine ko watangiye ubuzima bushya, ukagira bimwe na bimwe wirengagiza. werekeza n'urugamba. ndabizi iyo twicaye gutyo baba ari inkuru mbi. hano muri uru rugo wagira ngo harimo abazimu n'abadayimoni badashobora gutuma umuntu aryama ngo asinzire cyangwa yicara atuze. ndabigenza ne noneho. ni ikihe kibazo se cyavutse? ishyano ry'umusaza. bimeze bite se? sinzi aho ndibwize kwerekeza pe. ese wambwiye ni ikihe kibazo gihari? ni iki kintu cyaguteye ubwoba bigeze aho ngaho? abagiye mu mutima w'umuntu wa kabiri. Emile na kamarade. narabivuze cyane kuko Imana narabivuze. babonye wa musaza niwe wamubahaye. babonye muti. babonye ikintu ugiye gukora simbizi. yewe ndabivuga ibintu byose mukampindura umusazi. niba uriya muti wabonetse turapfuye, turabigenza dute, baratuvuga birarangiye. kandi ibi bintu mpora mbivuga muri uru rugo, ariko nta muntu ujya ngira ngewe unyumva. ndabivuga nyuma y'uko rero Iribagiza amaze kugira ibibazo byinshi cyane, nyuma y'uko Iribagiza akomeje guhemukirwa inshuro nyinshi cyane, ibi ngibi bikaba byarabaye kera, ariko we aho kugira ngo yihimure, aho kugira ngo yerekane yuko afite ubugome muri we, aho kugira ngo yerekane yuko nawe afite umutima utari uwa muntu, afite umutima wa gisimba, adafite umutima nk'uw'abantu usanzwe, we arimo aragaragaza yuko afite umutima mwiza. icyo wamukorera icyo ari cyo cyose we ntabwo biba bimureba, ahubwo we aba yitaye kuba yakugirira neza, cyangwa se kuba mwaganira, kuba mwahuza ibiganiro, nta mutima mubi afite. ibi ngibi rero byose ni ibintu birimo biramugaragaraho by'aka kanya. we aragira ati kuba warampemukiye, kuba warankubise, kuba waranize ukankorera ibiki nka mukuru wawe, ubundi nta kintu bimbwiye, ngewe ndakubabarira, ndaguha imbabazi, nunakora amakosa uzagende ugwe ku bandi, ngewe nungewe kabisa. ibi ngibi rero twakekaga by'uko Iribagiza afite umutima mubi wo kwihorera, wo kumva yuko yagaruka akora revenge. ibi ngibi ntabyo atekereza, nta nubwo ashaka no kubijyamo. we ikintu ashaka ni ukuba yihaye amahoro mu mutima we, akanatanga n'amahoro ku bandi kugira ngo abanze abohoke, kubera ko avuye mu gahinda gakabije, nawe avuye mu gahinda gakabije, na n'ubu ngubu aracyakarimo, ntago aragasohokamo. ku bantu rero mwatekerezaga yuko isimbi
agiye guhangayika, agiye gukubitwa, agiye kuba umuntu utameze neza muri iyi minsi. Ndagira ngo mbabwire yuko ubu ngubu Isimbi nawe agiye kumera neza, agiye gushyira uturaso ku mubiri cyangwa se amaraso ku mubiri, nyuma y'uko bigaragara yuko Iribagiza nta kintu yamutwara, ariko ibi ngibi biba bigomba no kuduha isomo mu buzima busanzwe. Niba umuntu yaraguhemukiye, niba umuntu yarakubabaje, ntabwo aba ari ngombwa ngo umwiture. Wowe ikorere neza, wikorere ibyawe, wigendere, ubundi igihe kizisobanura cyangwa se Imana yanabiguhembera. Ntabwo ari ibyo kugira ngo ukore by'ako kanya byo kugira ngo umuntu muri kumwe umugaragarize reaction runaka, umwereke yuko nawe ubabaye kugira ngo umwiture nabi. Wowe gira neza, wigendere, kora ibyiza, wigendere, Imana izaguha umugisha. Niko bimeze kabisa. Naho ubundi ushatse guhemuka, ushatse gukora revenge, wakora revenge itabaho. Hari abantu benshi baba baragiye baguhemukira mu buzima, ibi ngibi byose ugiye bitekereza ushobora no gusanga ahubwo birenze no kuba wagira ikintu ukora, ahubwo ukaniyahura, ukarwara depression. So niyo mpamvu rero hano Isimbi agiye gutuma amera neza. Simba agiye kumera neza kabisa. Ni episode yindi rero tugiye kwita tureba, noneho tureba Iribagiza abona umuti, yanyoye umuti, kubera ko umuti tuvugana ubu wabonetse kabisa, wabonetse. Mwabonye yuko na Ugema nawe arimo aravuga. Mwebwe mukore subscribe kugira ngo dukomeze kubana 5 kuri 5, ubundi dukomeze twirebere. Yari yarabuze ajeje ubundi, ariko ngo urashaka kugira iziyana. Bambabarira ndakwinginze. Urambwira ibikize nkambwira. Nimba koko waragize uruhare mu kwica ababyeyi bari bagize, mbabarira, usabe imbabazi, wemera icyaha, byibuze bakugabanyiriza ibihano. Ariko mu mbabazi uri busabe nuvuga ko nge ndimo. Uyu ino nama yaraje kongera koko. None uyu mukobwa nawe. Ariko rero nanone birumvikana. Ibiki byumvikana? Ngo twese dushorerane muri gereza. None si ibiki byumvikana? Waseba ugace bugufu ugasabe. Nawe wunze murye. None se tubigenze dute? Reka nkubwire, sinari nzi ko nawe usigara umunyabwa bene ako kageni. None utangiye gutabita upfu none ahangaha. Reka dukomeze urugamba, turaza umuti se ko ufite ntabwo umuntu yabashaka kubambura. Babarira bikomeza kongera ibyaha mu bindi. Ariko nawe gabanya induru, ndasaba imbabazi biki. Urangira ibyo gusaba imbabazi muri rwego. Wamwumvishe nyamara ko ari cyo byatanga. Ntuzi gusaba imbabazi, ngira umva najya gusaba imbabazi barabaginga bakamarade. Ariko se ubundi koko Isi. Cyangwa uragira ngo nimenire. Yewe simvuze ngo usabe imbabazi bakamarade, nta nubwo ibyo babyitaye. Usabe imbabazi Iribagiza. Mwaramutacorinze bihagije, mumufata nabi, nimba no mwaragize abo mwicana ababyeyi, ntagakwiye gupfukama mukarambarara hasi mugasaba imbabazi. Fabio, tuzi, ndabizi ko ujya utuza kandi tugakora ibintu bigakunda. Umuti nubwo bawubonye ntabwo Iribagiza arawo, kandi Iribagiza ari hano. Icyo rukiza ntari hano, arahari. Icyo ngiye gukora, ngiye gushyiramo imbaraga. Barabahungu nongere mbashake. Ngabanya induru, mbana amagambo. Nabyo mushuje ushaka kumbwira. Ndeka mbugane na Fabiola, ujye ugerageza n'abari gutera intambwe akagira inama, kagira ikitanga. Yo gusaba imbabazi ngero Rugema. Fukamira. Alright. Imipangu rero ikomeje kuba myinshi. Imipangu ikomeje kuba myinshi cyane, ndetse binarenze uko byakagombye kuba bigenda. Ubu ngubu hari umuntu ufite ikibazo gikomeye cyane, hari umuntu ushobora kuba agiye gupfa, hari umuntu ushobora kuba agiye kubura ubuzima. Uyu nguyu rero nta wundi ni Iribagiza barangije kumupangira gahunda zo kumukura, barangije gupanga gahunda zo kumwica. Ese ibi ngibi biraza gushoboka cyangwa ntabwo biri buze gushoboka? Ibi ngibi rero byose nibyo tugiye kureba muri episode yindi iraza gukurikira. Turebe ese aba bantu bashaka kugira nabi Iribagiza biraza kubahira, biraza kubagwa amahoro, birarangira bamwishe koko, cyangwa Imana irakinga akaboko, Imana iraza kumutabara. Ibi byose nibyo tugiye kureba muri episode yindi. Icyo tugusaba wowe ni ugukurikira kabisa. Icyo wakora aka kanya no gukora subscribe. Nshuti muvandimwe, niba uzi ko ugiye gukora subscribe, ibi ngibi biraza kugufasha kuba ugiye gukurikirana izindi episode ziraza kuba zisobanura neza, ziraza kuba zerekana neza ese Iribagiza koko araza kuhahurira n'ibyago, baraza kumwica, Rugema araza kumugirira nabi, ndetse n'uyu nguyu Fabiola, dore ko iyo bantu bafite amahane cyane ubu ngubu, dore ko Nyiranambara we noneho muri iyi minsi ntago arimo araboneka. Ese baraza kumugira nabi cyangwa ntago bari buze kumugira nabi? Ibi ngibi rero nibyo dushaka kureba muri episode yindi igiye gukurikira. Cyo tubasaba ni gukora subscribe kugira ngo nimubashe kuba mwacika mu episode yindi igiye kuza ikurikira. So ikindi kintu rero tubabwira ni musharinge inshuti n'abavandimwe,
nabo baze barebe, nabo baze bakurikirane ino filime nziza y'inzira y'umusaraba tuba turimo turagenda dukurikirana 5/5 kabisa 2/2, aho abafana bacu bose baba bari tuba tugomba kuhababera tukabahereza ibintu bishyashya buri munsi 5/5. So ubu ngubu rero ikintu gihari ni uko ubu ngubu umuti wabonetse kandi kuba wabonetse ibi ngibi nibyo byago bya Rugema ndetse na Fabiola na nyina Ntambara, kubera ko ntabwo bashobora gutuza, ntabwo bashobora kumera neza mu gihe badafite uriya muti, cyangwa se mu gihe uriya muti wabonetse bo bafite ingaruka cyangwa se bafite ibyago byo kuvuga ngo mu gihe uriya muti bagiza ububonye bakawunywa hazaba ibyago byinshi cyane, bazahangayika ndetse iriya nzu bashobora guhita banayivamo igitaraganya, bashobora guhita bayivamo birukanka, kubera ko ntago iribagiza agomba kubashyiramo imiyaga habe na gatoya, ndetse n'uyu muvandimwe wiwe ari we Rurangirwa. Ni abantu bakaze cyane, abantu bakomeye cyane, ubu ngubu nibo ba boss, nibo ba nyiri igipangu. Dushaka kureba rero ese biraza kurangira gute, biraza kugenda gute iribagiza nyuma yo kuba ari buze kuba anyweye umuti. Ese koko iribagiza Fabiola ndetse na Rugema iyi gahunda bashobora kuyipanga ikabahira, so mukore subscribe rero kugira ngo cyangwa se mukurikirane neza uburyo biraza. none se ari ikintu nibaza, kuba wavuga umuntu agutera inda hari icyo bitwaye? Ese uracyashimangira neza yuko ari cyuza? mu gihe wambaye ibintu tukabivamo byo kumbaza, uzabimenya igihe nikigera, ariko aka kanya nta kintu nshaka kubana ntabivugaho pe. no mu rugo reka nkureke, njya numva bavuga ngo iyo ababyeyi batwite umuntu yirinda kubatesha umutwe. Umwana asa ameze neza mu nda, disi gutwita birakubereye? ntacyo, reka nkureke, ubwo nushaka uzambwiza ukuri. nonese ko wicaye hano? numvaga mu cyumba hashyushye, nza ahangaha kugira ngo numve byibuza ko akayaga kangera. ariko nawe uba wiyambitse ibintu, n'iyo niro nayo ubwawe iragutwika. ucishamo cyangwa n'igitenge mu mabere utora akayaga, sibyo? ikindi unywe n'amazi menshi, ndabizi urayanga, kandi njya numva bavuga ngo ababyeyi batwite amazi abagirira akamaro. muzanire amazi. ariko cyangwa ntibikugore nta kibazo, ndabona nayo sesira cyanyishisha. aya ntabwo mubishisha, nuko nyine mba numva nta muntu n'umwe nyine nshaka kuvuna hejuru y'ibyabaye, kandi ari njye wabigizemo uruhare. oya ntugatekereze gutyo. yego nk'uko wabivuze cyangwa nk'uko wari ubizi ntabwo tuvukana, ariko njye ntabwo byakuraho yuko ntagira ubumuntu muri njye. ese ubu numara kumenya ukuri kose reka kwirirwa wivuna. isinde wo kukwanga mbona arakwanze kera, ngira ngo urabizi. intambara nyinshi twagiye ducamo, urabizi uburyo twari tubanye. ntabwo rero ikindi kandi ndakuruta isi, ndakuruta. icyo wankorera cyose nkwiye kukwihanganira kuko uri muto kuri njye. rero ntiwirirwe wumva yuko ari ukungura, reka nkuzanira amazi unywe. wariye se? ntabwo nari kumva nanabishaka. none se nukomeza kwicisha inzara bizagenda gute? ntabwo mba numva nshonje. ukaba ushaka kuzabyara akana kadafite ibiro. hano hari icyo bita trap kabisa. hari igihe umuntu agutega umutego ari ukugira ngo abanze agukurure, ari ukugira ngo abanze akwiyegereze, ubundi azagufate neza, azakurya ingoto kabisa, ku buryo nta n'umuntu uzabona irengero ryawe, cyangwa se nta n'umuntu uzarabukwa aho warengeye. ibi ngibi rero nabyo ibintu bishobora kuba bigiye kuba kuri Isimbi. ubundi Isimbi
ni umuntu wahoze ashyamirana, ni umuntu wahoze utarumvikanaga habe na gatoya n'uyu nguyu Iribagiza, ariko biri kugaragara nk'aho Iribagiza arimo aramushyiramo imiyaga, arimo aramugirira ikigongwe, sinzi ukuntu bajya babivuga mu kirimi cy'ikirundi, ariko ibi bintu rwose ntabwo wabishyira amakenga kuba Iribagiza arimo kwitwara kuri Isimbi kuriya, n'ukuntu Isimbi yamukoreye ubugome bwinshi cyane, nk'ukuntu yagiye amuniga, yagiye amuzirika yenda kumwica. Ibi ngibi sinzi ikintu biri kugaragaza mu by'ukuri, sinzi icyo birimo biragenda bisatira, kubera ko Iribagiza bitewe n'uburyo bamuhohoteye, bitewe n'uburyo bamugiriye nabi, harimo Isimbi, harimo mama Isimbi ari we Nyiranambara, harimo na Fabiola, usibye Rugema wenda we wabaga uzi amavu n'amavuko ye, impamvu ari muri uriya muryango, ariko abandi bose bagendaga bamwanga, benda kumwica kabisa. Ariko biratangaje kuba ari we muntu ufite ijambo hariya muri rwa rugo. Ubu ngubu runo rugo ni urwa Isimbi ndetse na Rurangirwa, nta wundi muntu ufite uburenganzira, bose afite uburenganzira cyangwa se ubushobozi bwo kubasura bagatoka, bakenderera, bakagenda kure cyane kabisa. So muri kumva rero ahangaha, ese biraza kugenda gute kuba Iribagiza arimo arashyiramo imiyaga ingana gutya? Ese naramuka amenye yuko Isimbi inda afite ariya Cyusa bizarangira gute, bizagenda gute? Biteye cyawe ujye ubirepeta buri munsi uyareba, uyu ni Emile, uyu ni kamarade, uyu ni Emile, uyu ni kamarade, ubikore nka gutyo nk'inshuro nka zingahe bizaba byagiye mu mutwe kompli. Icya kabiri, nibaza hano waba ubabonye hano ujye ubanza ubitsimba umpamagare. Icya kabiri, nubabona no mu nzira uhita uhamagara jyewe. Baruwe jya mbwira, jya uhamagara jyewe nyine ubanza umbwire mbere yuko binjira. Yego, njye mbanza mubwire binjira aho wababona hose. Kuki utumva? Ndakubwiye ngo wababona mu nzira, wababona hano ujye ubanza ubitsimba umpamagare jyewe. Kubyumva wabyumvise cyane, sinzongera kubikubaza gutyo. N'ejo nzabikubaza unsubize ko wabyumvishe. Ejo nzakubaza unyereke Emile ni uwuhe, kamarade ni uwuhe. Nakubwiye ngo ubikore gutya. Emile kamarade, Emile ni uw'inzobe, Emile ni uw'igikara, ubifate